bakunzi b'Imana Irahari TV ndetse n'Umusaraba TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, turabishimira kandi turabakunda. Abari hirya no hino hose ku isi, mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo, mwese turabaramukije tuvuga ngo Yesu abishimire. Imbere yacu nk'uko muri kubibona, turi kuhabona umukozi w'Imana. Twahamagaye umukozi w'Imana, umuhanuzi mumaze kumenyera, umuhanuzi w'Imana, umuvugabutumwa mu ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana muri rusange. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Ngaho uramutse abakunzi b'Imana Irahari TV. Turabashuhuje bakunzi b'Imana Irahari TV. Abakunzi b'Umusaraba TV. Imana ishimwe bakunzi b'Umusaraba TV. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu Burundi, abo muri Kenya, turabashuhuje ku mugabane wa Afurika. Turabashuhuje muri Amerika no mu Burayi, Oceania. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Amen. Ndagira ngo wongere ubibwire amazina yawe, tugenda tubona abantu bashyashya, ariko n'uyu munsi wongere ubibwire. Amazina yanjye ni Munyerubuga Vedaste, Nzayinambaho Akaramata. Nzayinambaho Akaramata. Natwe reka tuyinambeho Akaramata. Nibyo. Kuko ni Imana ikora ibitangaza. Amen. Nzayinambaho amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Yesu arakurinze. Yesu arakurinze. Ndabona amavuta y'Imana ku buzima bwawe. Amavuta arahari rwose. Iminsi ndi gusenga. Imana yo mu ijuru ishimwe ihabwe icyubahiro. Ndi gusenga ndi kwibwira ngo Mana ni iki nabwira abantu. Yego, Nzayinambaho Akaramata. Uyu munsi ndi n'umunezero wo kukumenyesha inkuru nziza ku muhanuzi Theogene. Waramusengeye, warahanuye, wakoze ibishoboka byose, wurira umusozi, wagiye ndabirambiwe, ugiye gusengera umuhanuzi Theogene, ujya Kanyarira. Ibyo narabimenye. Uyu munsi aka kanya nibwo mvuye mu rukiko, basomye umwanzuro kwifunga n'ifungurwa, bavuze ko Theogene agomba guhita arekurwa agataha, agakurikiranwa ari hanze. Iyo nkuru urayakira gute? Iyo nkuru rero buriya ingeze urayimbwiye, ariko nanjye namaze kuyumva. Wamaze kuyumva? Akimara kuva muri gereza bahise bamumagara, barambwira bati hereza Imana icyubahiro, kuko wa mukozi w'Imana avuye muri gereza. Ubwo rero turashima Imana, dufite amashimwe mu mutima wanjye. Nari maze gutambutsa ubutumwa ku Musaraba TV, ariko kandi ubwo butumwa sanga n'ubuhanuzi bwa Theogene. Imana yari yamaye ko yamaye ubutumwa buvuga kuri Dawidi, yuko Dawidi amaboko ya Sawuli atazagira icyo amutwara. Ubwo rero Imana ishimwe, kubera yuko amaboko ya Sawuli ntabwo ashobora gushyikira Dawidi, kuko Dawidi hari icyo Imana yamuvuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uriya mukozi w'Imana, Imana yavuze ko azurira indege, ibinyuza mu kanwa kanjye. Ivuga yuko azaba umuntu ukomeye, ibinyuza mu kanwa kanjye. Kandi nagiye gusenga ku musozi wa Kanyarira, narayo nirirwayo, niho Imana yasanze mu ijoro irambwira ngo ni umubabaro w'akanya gato. Nzi yuko nabivuze. Kandi ubwo rero Imana ntabwo igibesha, ibyo yavuganye nanjye irabishoje. Imana ishimwe. Ariko ntabwo ndi buguce mu ryo uvuga cyane, ariko ndagira ngo nkwibutse ko bavuze ko umwanzuro w'urukiko basomye, bavuze ko azajya yitaba buri wa gatanu. Ikindi, azakurikiranwa ari hanze, bamurekuye kubera impamvu ABCD. Abana bo bari mu rugo bonyine, yagaragaje ko atazacika ubutabera. Ziriya ni imanza mbonezamubano, sinzi niba ariko babivuga, niba bivuze nawe mu mbabarire. Urumva ko urugamba rugihari? Yes, ndabyumva. Yego, ariko nanone ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yumva gusenga. Buriya no kuvuga ngo njyewe nasuye Theogene kuri gereza, kandi nzi ko nawe wamusuye. Ko wageze kuri gereza wabonye hari ubwisanzure buba buhari ku buryo mwaganira mwisanzure? Oya, ntabwo rwose. None se ubu ngubu ko avuye muri gereza, nzi yuko azajya yitaba kuwa buri wa gatanu. None se ubu ngubu mu yindi minsi nitwaganira, nitwasenga Imana. Burya ni ikimenyetso cy'ibyiza. Hari uwaririmbye ngo mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Na biriya nabyo rero ni ibimenyetso by'ubutabazi bw'Imana. Hanyuma wabwira iki abantu bagiye batwandikira, abantu twagiye twakira kuri aya masheni yacu, batubwira ko bari kumusengera,
rimwe na rimwe bakaza bakanabigaragaza ko bari muri iryo sengesho, bakagaragaza ko mu by'ukuri bari gusengera umuhanuzi Theogene. Uyu munsi ni iki wabwira abantu bagaragaje uwo muhate bakavuga bati tubabarane n'abababaye, ariko kandi Pawulo na Sila bagiye mu nzu y'imbohe, abo bari kumwe bafatanya umurimo w'Imana barakomeza barasenga. Twabonye abahisemo gukomeza gusenga, tubona n'ababivuyemo. Uyu munsi abamufashije gusenga n'abatarigeze bamufasha gusenga, ahubwo ukaba umwanya wo kumwishima hejuru, none Imana ikaba yinjije igitego, ni iki wababwira? Murakoze cyane. Ubundi meruka ntambutsa ubutumwa mbwira abantu ngo burya uzirinde kogeza, cyangwa hari ukuntu abakinnyi bajya bakina ngo igitego ariko umusifuzi atari yagira ute, atari yasifa. Yego, buriya n'ubu yego turimo turishima, ni nk'akanzu Imana iciye, ni nk'ibimenyetso by'uko ubutabazi buhari, ariko nanone ntabwo turakagera ku rugero rwo kwishima neza nk'aho ibintu birangiye neza. Ubwo rero nibwo buryo nabwira abantu, mwene so nubona asitaye mu by'ukuri ntukazamwishime hejuru. Turasabira abantu basengeye uriya mwene data, ni ukuri bamusengera kugira ngo Imana yoroshye ingoyi, kubera yuko kera kose n'abakozi b'Imana barimo ba Pawulo, barimo ba Petero, bajyaga mu nzu y'imbohe ab'itorero bakabasengera, kandi Imana ikabyumva. Ni ukuvuga ngo rero mutumva ngo nubwo uriya mwene data avuye muri gereza ahawe kuba asohotse gereza, ni amasengesho yabaye menshi agera ku Mana mu ijuru. Kandi kuko mu by'ukuri njya nkunda kubwira abantu, hari abantu bagiye bavuga amagambo menshi cyane, wavuga neza Theogene abantu bakagutera amabuye bakagutuka, ariko nanone buriya turashimira Imana. Buriya mwene data, ikintu cya mbere ugomba kumenya, njye Vedaste nubona afite impano yo gukunda, buriya ntabwo ari abantu benshi bakundwa n'abantu. Bibiliya avuga ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Mu yandi magambo, hari abakozi b'Imana benshi batagira amavuta y'igikundiro pe, umva neza agashaka kwihambira ku bantu ngo bamukunde, ariko bikanga. Mu by'ukuri tuvugesheje ukuri, Theogene yari umwe mu bantu bakunzwe cyane. Ubwo rero mu by'ukuri ujya wicara utekereza ngo ariko ni iki gituma umuntu akundwa n'abantu benshi cyane? Kandi mu nzego zose njya nkunda kubona abantu bamamagara, abo mu buyobozi bwa leta, abantu b'abaturage, abantu mbese ba Kristo bamamagara abatura mukozi w'Imana tugezagaho ijambo ry'Imana rikadufasha. Ubwo bakambwira bati natwe dukomeje gusenga Imana, kandi tuzi yuko Imana izagira icyo ikora uriya muntu w'Imana ikamukura mu nzu y'imbohe. Abo bantu rero bakoze umurimo wo gusengera mwene data bahabwa umugisha, kandi Bibiliya ivuga yuko ineza tugirira abandi tuzayisanga imbere. Kandi dusabira n'umugisha n'abatarabonye uburyo bwo gusenga, kuko abantu bose ntibafite impano yo gusenga, ariko harimwe abavuze bati uko biri kose twasura mwene data mu nzu y'imbohe. Abo nabo bahabwa umugisha uvuye ku Mana. Umuntu wese wageze icyo akora kuri mwene data musabiye umugisha w'Imana. Na wa undi nawe wavuze amagambo menshi cyane, wari uzi yuko azahera mu nzu y'imbohe, atazava mu nzu y'imbohe. Yewe na mu gitondo nahoze nzinduka mbireba babivuga bati ati uyu munsi ati se abantu ntibarakorwa n'isoni, ati abantu bazi yuko ati n'ubundi yaravuze ngo agomba ngo n'ubundi ngo gutaha ngo akajya areba abana be, ngo n'ubundi ngo wenda ngo akitaba ngo ariko ngo yataje. Ibyo byo ntibishoboka. Ariko mu by'ukuri nibwira ko baranabo hari irindi somo bakuyemo, bakwiriye n'ubundi kwigengesera bakavuga bati uko biri kose burya Imana niyo ifite umwanzuro wa nyuma ku buzima bw'umuntu wayo. Ubwo rero Imana ntabwo ari imivurungano. Abo bantu nabo ikintu nsaba ni uko abantu rwose muri uyu murimo w'Imana twabana amahoro tukazigira mu ijuru amahoro, twabana amahoro tukazajya mu ijuru amahoro. Hanyuma ukurikije iminsi yari amaze afunze akurikiranywe, wabonye haragaragaye sura ki? Wabwira abantu badukurikira ko hagaragaye sura ki hagati y'urukundo rw'abakozi b'Imana n'abakristo? Ese bagaragaje yihe sura ku muhanuzi wabasengeraga akabahanurira? Urebye mu by'ukuri bamwiteye nk'uko bikwiye buriya ni ukuvuga cyangwa ntabwo byari bikwiye? Ese abakozi b'Imana baracyafite ijambo
muri rubanda. Gusa buriya ikibazo mbashije gifite igisubizo. Burya umuntu wese ikibazo yahuye nacyo burya n'ishuri abarimo. Ni ukuvuga ngo iyo uhuye n'ikibazo hari uburyo Imana iri kukwigisha abakunzi n'abanzi bawe. Yego. Hari igihe uhura n'ikibazo nk'ubu wahura n'ikibazo wari uzi ngo njye Vedaste ndi inshuti yawe, wajya kubona ukabona ni njyewe wabaye uwa mbere wo kugutera amabuye. Yego. Ni ukuvuga ngo rero Bibiliya ivuga iki? Bibiliya avuga ngo inshuti zibana mu bihe byose. Yego. Ni ukuvuga ngo niba uri inshuti yanjye tubane mu byiza no mu bibi. Kandi ni ukuri ikintu njya nemera ntabwo turi abamarayika. Na Bibiliya iravuga ngo n'abamarayika ubwabo ibabonamo amafuti. Burya dukeneye n'inshuti zitwihanganira mu mafuti yacu. Yego. Ariko ako kantu murakumvisha? Ndakumva cyane. Dukeneye inshuti zitwihanganira mu mafuti yacu. No mu mafuti yacu. Ubu se Imana irebye ibyo abantu bakora ikavuga ngo kubera yuko wakoze ibi n'ibi nanjye ndakwereka. Abantu benshi bahamwara bakorwa n'isoni uko Imana itwihanganira mu mafuti twagira, kuko nta mukiranutsi ubaho. Nimvuga gutyo na Bibiliya iravuga ngo nta muntu uriho udakora icyaha. Ni ukuvuga ngo twese twarakiraniwe ngo nitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko ni ukuvuga ngo imbabazi z'Imana nizo zitugendaho. Urakoze cyane. Imbabazi z'Imana nizo zitugendaho. Munyarubuga Vedaste, mukozi w'Imana, uyu munsi ku rukiko nahabonye abakozi b'Imana benshi baza bavuga bati uyu mugabo twaramusengeye, ariko abamusengeye benshi tubafiteho amakuru, turabazi, harimo n'abo tutazi. Yego. Ariko turi kubonamo n'abatarigeze bamusengera, ahubwo noneho banahagaze bakamuvuga nabi. Ko mbona abakozi b'Imana iyo bari kumwe bagaragaza ko bakundana, bakagaragaza ko bubahana bumvikana, ariko tukabona n'abandi baca mu gikari bakagenda bateranya abandi, rimwe na rimwe bakanabahanurira ubuhanuzi bw'ibinyoma kugira ngo bashwane. Ndi ku kintu gikomesha abakozi b'Imana kikanabakamura, kuko Bibiliya iravuga ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Ariko rimwe na rimwe iyo witegereje ubona ko Satani yicaye muri twe, kuko hagati yacu turarwanyana, tugirana amashyari. Uyu munsi ni iki wabwira abakozi b'Imana bagifite umwuka wo guteranya abantu n'abandi, bagifite umwuka wo kwiyoberanya? Babona umuntu avuye mu kibazo bagahita baza ati twaragusengeye, kandi ari mu kibazo ntibamusuye, ari mu kibazo ntibamuvugishije, ntibanamutelefona, ariko babonye akivuyemo. Nicyo gihe cyo kugaragaza ko mu by'ukuri babe bamuri inyuma. Niki wabwira, niyihe mpanuro wahereza abakozi b'Imana bakitwara gutyo muri iki kinyejana cya none? Hari umukozi w'Imana wigeze yigisha, aravuga ngo burya abantu bararyarya. Yego. Umuntu akakubwira ko agukunda. Yego. Umuntu akakubwira ko agukunda. Ariko arangije aravuga ariko ngo niba unkunda wamburira na bombo yo kugati. Yego. Noneho Umunyarwanda nawe arangije aravuga ngo burya ngo n'akarenge ngo karaguma. Yego. Niba wabura uburyo bwo kujya gusura umukozi w'Imana, niba uvuga yuko umukunda. Yego. Burya ntabwo uko biri kose wanabura no kugira ikimenyetso kigaragara cyerekana yuko koko nibura mwene so munari kumwe. Yego. Ni ukuvuga ngo rero abo bantu bareke kuryarya, kubera yuko burya Yuda ngo yabanaga na Yesu. Yego. Akabana n'abari abigishwa ba Yesu, ariko Yuda yari umugambanyi. Ni ukuvuga ngo rero n'aba Yuda bari muri twebwe. Yego. Buriya rero ikintu dukwiriye ni ukumenya, uretse ko ngeyo mbivuga gutya pe, ni urukureba mwene data mukozi w'Imana ndi imbere y'Imana. Yego. Abantu benshi bagenda ku bakozi b'Imana, ariko ngewe njya nkunda kubivuga. Yego. Ngewe nzi neza yuko uwo waba uri we wese ntacyo wantwara Imana itabyemeye. Yego. Ni ukuri uwo waba uri wese ndabivuga mpagaze ku maguru abiri, ndabivuga mpamisha n'ijambo ry'Imana. Ntacyo nshobora kuba Imana itabyemeye. Yego. Ubu se baturoga kangahe uburozi tukabucika? Yego. Ubu se badutega kangahe Imana ikabitwereka ikatubwira ati kata hariya? Ni ibintu byinshi Imana iduhuje. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo uriya muntu ushobora kuvuga ngo naragusengeye, kandi mu by'ukuri ari umwe uca mu gikari. Yego. Akagenda ahubwo akazana utundi tugambo tutari twiza. Uwo muntu nawe Imana imubabarire.
mubabarire. yego Ngewe muri gahunda zanjye muri strategy yanjye ntabwo numva nasopanya abantu. Ngemba numva niba dufitanye ikibazo kiveho kuko Yesu yaje ari umuhuza w'abari ababiri. Abari ababiri yabahinduye kuba umwe, ndetse amaraso ye niyo yaduhuje n'abo tutari kuzamenya. Nuvuga ngo rero abantu nibareke rwose ibintu byo kuryaryana, ahubwo abantu bakundane, badakundana urumamo. Pawulo niwe wabivuze, abivuga neza, aravuga ngo naho navuga indimi z'abantu, nkavuga n'iz'abamarayika, ariko nkabura ikintu cyitwa iki? Urukundo. Ngo izo ndimi aba ari ubusa, guhanura aba ari ubusa, ibyo nakora byose ngo aba ari ubusa. Niba turi abakozi b'Imana tukabura urukundo, ibintu turimo byose ni impfabusa. Nkabasenga Imana no mu mutima wanjye, Imana nigarura urukundo kubitwa abakozi b'Imana. Yego, urakoze cyane. Imana igarura urukundo kubiyita abakozi b'Imana ndetse n'abakozi b'Imana, kuko buriya ni amahanga abiri, hari abiyita abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana. Abiyita abakozi b'Imana kugira ngo babe abakozi b'Imana nyakuri nibagira urukundo. Abakozi b'Imana nabo nibashake urukundo, kuko urukundo nirwo ruzatujyana mu ijuru, nirwo ruzatuma tubona Imana. Niko bimeze. Yego, ubwo rero ndagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye, ariko nanone ukomeze usengera umuhanuzi. Aratashye nibyo, ariko ukomeze usenge, Uwiteka akomeze kubana nawe, amukomereza amaboko, amuha umugisha. Kandi natwe turi ku ruhembe, turi imbere, turimo dusenga. Twebwe ntiturwana mu mubiri, turasenga Imana igakora. Hanyuma ndumva ufite ibintu byinshi ndashaka ko tuzaganira ku kintu cyitwa abakozi b'Imana b'iki gihe. Ujya kumva ko umuntu arakubwiye ngo madamu yaragiye kubera bampanuriye, kubera bamuhanuriye. Umugabo yaragiye kubera bamuhanuriye, sibyo? Business narakinze kubera bampanuriye. Runaka ntitukivugana kubera bampanuriye. Hari ibintu byinshi cyane cyo kuvuga kuri iyo. Uyu munsi ndashaka ko nkurarikire kugira ngo tuzakora icyo kiganiro, noneho abantu ntibamenye ukuri niko kuzaba batura. Uwiteka Imana guha umugisha. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ikugirire neza. Turi kumwe naho ubutaha.